niba bari gutandukana n'abagore bapfa ko ngo badahuje amoko, ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyateye uru rutoki kwera indibu? Umva uko ijambo ryavuze. Soze yavuze ngo none nimwumve icyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro, ikagucira inzira ukagenda, ikagucira inzira ukubaka, ikagucira inzira ukagira urugo, abandi byaranze. None uyu munsi umuryango wawugezemo, yo umugabo wawe na nyina ntibacyumvikana, wahageze bumvikana, uhageze ukereye itiku ryitwa ko nyoko bukwa kuroga. Mabukwe n'umurozi koko. Ese ma wowe uri shyashya? Umugabo wanjye mbona atankunda. Ese wowe uri shyashya? Urara kuri telefone, ubu haje Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Yes, twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza umugisha Imana itanga uze ubane namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mugubwe neza. Ntande turi kuri Imana Irahari TV, umurage wabera TV, turi kumwe n'umuhanuzi, umukozi w'Imana. Tugira ngo tumwakire abasuhuze, namara kubasuhuza ahite ko asenga Imana. Muraho neza, tubifurije umugisha w'Imana. Reka tuvuge ngo ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe. Imana ibaha umugisha, turabakunda. Nkuko babivuze, reka dusenge Imana hanyuma tuganire gato cyane ku ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye nanone kuko duhaye umwanya mwiza, umwanya wo kukuvugira no kugukorera. Reka ntaba ari twe, ahubwo ube muri twebwe, kugira ngo aba bantu bumve icyo wagambiriye gukora. Urakoze ko ugiye kudufasha, werekera ijambo rigahindura abantu mu izina rya Yesu. Amen. Yego, urakoze cyane ku isengesho ryiza cyane uduhaye. Wowe dukurikiye nimba urwaye cyangwa se uri mu bibazo bitandukanye, inzara, ubukene, ubushomeri, ibyo bibazo byinshi, ndagira ngo nkubwire ko kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ahubwo igituma tugira agaciro imbere y'Imana n'ukwera no gukiranuka. Kwanga icyaha ni gisaracyo, ukemerera Kristo akakuyobora. Muri byo harimo ubuzima kandi harimo ubugingo. Niyo mpamvu tuba twahamagaye umukozi w'Imana wabisigiwe kandi umukozi w'Imana ugihagaze neza muri iyi minsi, cyangwa se muri iki gihe. Iki kinyejana cyapfushije abakozi b'Imana benshi, ariko hari n'abandi benshi bagihagaze neza. Niyo mpamvu dutera intambwe tukazamuka imisozi tukamanuka iyindi, ariko tukagera ku mukozi w'Imana kugira agaburire abantu iby'ubugingo. Reka rero noneho tumwakire, tumutege amatwi, tumwitegereze. Karibu umukozi w'Imana. Urakoze cyane. Uyu munsi urabona ko nambaye nk'abajeni, ibintu by'ubusaza nabiretse kabisa. Mba ngira ngo niyibutse iminsi yacu ya kera. Turasangira ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 5. Turahera ku murongo wa mbere, turaza kugera imbere gatoya, ntago nza gutinda. Haravuze ngo Imana ishinze abayuda ubuhemu. Iyo ni titire y'ijambo. Umurongo wa mbere uravuze ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Aho hantu wowe uduteze amatwi wasurinye aho hantu, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Gatatu haravuze ngo yemwe mwabaturage b'i Yerusalemu mwe namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukora, aho naho hace ako karongo, ikintu nari nkwiriye
ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ariko mana yanjye, ko nari niringiye ko ruzera uruzabibu, ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? 5 haravuze ngo noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye, nzasenya uruzitiro rwarwo maze runyukanyukwe kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kugushamo imvura. Imana itugirire neza. Ahandi muze kuhasoma mwumve, ariko n'iri jambo ngira ngo tuganireho umwanya utari munini. Ijambo rifite umutwe uvuga ngo ni iki cyari gisigaye Imana itagukoreye? Uyu ni Yesaya waganiraga n'Imana. Imana imutuma ku Bisirayeli cyangwa se ku bantu. Bibiliya yavuze ngo ni ku Bayuda. Imutuma ku bantu, iramubwira ngo Yesaya, ndashaka ko umbwirira abantu, umbariza abantu. Imana niki cyatumye ibivuga? Yesaya atangira aririmba, aravuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Aterura indirimbo nyine, aravuga ngo umukunzi wanjye yari afite umurima ku musozi, ngo kuri uwo musozi uwo murima arawuhinga, awukuramo amabuye, ahahinga urutoki rwiza, ari wowe, ari wowe ngewe, ari we mukristo, ari uyu mumama, ari uyu mukobwa, ari uyu musore, ari uyu muyobozi, ari we uyu muyoborwa. Ahashyira uruzabibu rwiza muri uwo murima, ngo ahingamo urutoki rwiza. Hanyuma ngo amaze kuruhinga, amucukuramo urwina, arimburamo amabuye. Ariko mu kuruhinga kwe, iyi mvune yose yavunitse, uyu mwanya wose yataye, ibi byuya yagize arimo ahinga, aya mafaranga yatanze arimo ahingisha, impamvu yari iyihe? Yari yiringiye, munyumve neza, yari yiringiye ko uru rutoki ruzera inzabibu ndetse ngo nziza. Ariko uko iminsi ishira, uko iminsi iza, ngo yajya kurusura agasanga urutoki ruratoshye, agasanga urutoki ni rwiza, rurimo rurasenga, rurimo ruravuga indimi, ariko imbuto zarwo ngo aza gusanga zabaye indibu. Abona insina ya mbere ni uko ibaye, abona iya kabiri ni uko ibaye, abona iya gatatu ni uko ibaye, arihangana aravuga ngo reka mbe ndetse, abona iya kane ni uko ibaye. Mana yanjye, ngo yibaza ibyo ari byo, bimutera guhamagara abaturage baho ngaho, arababwira ati nimuntabare, muze hano murebe uru rutoki nduhinga, nari niringiye ko ruzera inzabibu. Reka nkubwire inshuti yanjye, mama uneze amatwi, mukobwa uneze amatwi, hari ikintu cyatumye Imana ikurinda, ikorokora muri za mpfu zikomeye nawe wibuka, ikurokora kuri yanda nawe wibuka, igukura muri bya bibazo nawe wibuka, igushyira muri ako kazi nawe uzi neza, irakurindira kurwanira. Niki cyabiteye? Imana yari yiringiye kuzera uruzabibu. Imana igushyira mu kazi yari izi kuzagakiranukamo. Iyo
Imana igushyira mwa kariya kazi yari izi ko uzagakiranukamo. Imana igushyira mwa ruriya rugo yari izi ko uzarukiranukamo. Imana iguha uriya mugabo yari izi ko uzakiranuka mwa ruriya rugo. Nari niringiye ko ruzera inzabibu. Hari ibyo Imana yari kwiringiyemo ikuzamura igutereka muri uwo mwanya. Hari ibyo Imana yari kwiringiyemo ikujyana aho ngaho utuye muri icyo gihugu. Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu. Niki habaye iki? Niki cyatumye rwe? Reka nkuba nshuti yanjye, Imana irakubaza ngo niki cyatumye wera indibu? Niki cyatumye usubira inyuma? Niki cyatumye wongera kunywa inzoga? Niki cyatumye usubira gusambana? Niki cyatumye usubira mu kabari? Niki cyatumye usubira kuraguza? Niki habaye iki? Niki cyatumye uva mu byizerwa? Niki cyagusubije mu kubeshya? Niki habaye iki? Byagenze bite? Ko hari ibyo Imana yari kwiringiyemo, ko hari umuteguro Imana yari ikuzimo. Imana ikugira dirija wa korari yari yiringiye ko ugiye kuyobora korari bikagenda neza. None harya abo bagore bo muri korari byagenze biti? Niko muko ko Imana igushyira aho ngaho ngo uririmbe, ko Imana yari yiringiye kuzera inzabibu, none ijwi ry'izi Imana yaguhaye rirakugushije ko Imana yari yiringiye kuzera uzabura uzabibu. Byagenze bite? Aravuga ngo none mwa baturage b'i Yerusalemu, none mwa baturage bo muri Amerika, nimudukize nge n'uruzabibu rwanjye. Niki cyatumye icyo nagombaga gukora nasigaje? Niki nagombaga gukora ntakoze? Imana irimo irakubaza ngo niki washakaga kwikora itakoze? Uza abantu baguye imbere yawe, uza abantu baguye iburyo bwawe n'ibumoso, uza abantu bageze muri ako kazi ntibakamaremo kabiri, uza abantu bari muri uwo mwanya bakawuvamo uyu munsi ukaba wicayemo, uza abantu mwavukiye rimwe basaze ku gasozi wowe ukaba ukiri muzima, uza abantu banduye sida wowe ukaba utarayanduye, ugira ngo nuko se utakoze ibyaha. Niki cyateye, niki cyatumye uru rutoki rwera indibu? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu. Ngo abantu babura ikintu na kimwe basubiza uyu muhinzi wari urimo aburana. Uyu muhinzi ninde? Ni Imana. Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, nkamukiza sida, nkamukiza imitego, bakamutega imitego nkayimusimbutsa, bakamufunga nkamufungura, bakavuga ngo azagwa kunda nkayimukiza, nkamukura mu bushomeri, nkamuhamagara. Ikintu gikomeye, uyu muhinzi arimo aburana, ntabwo ari kuburana abantu bari hanze, arimo araburana abantu bamaze yashyize mu murima. Ari kuburanya abantu yashyize mu murima, yahamagaye, bakira Yesu, barakizwa. None uyu munsi nibo basigaye barara bareba amaporono. None uyu munsi nibo bahindutse baba batinganyi. None uyu munsi nibo basigaye bakuramo inda. None uyu munsi nibo basigaye barara barwanira mu buriri. None uyu munsi nibo bataye abagabo, nibo bataye abagore. None uyu munsi nibo babaye babi. Kandi ijambo ryavuze ngo ko nabashyize reba amazuru, akareba ko ufite izuru risongoye cyangwa iri bwasi. Nibo bari gutandukana n'abagore bapfa ko ngo badahuje amoko. Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu. Niki cyateye uru rutoki kwera indibu? Umva uko ijambo ryavuze. Soze yavuze ngo none nimwumve icyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro. Mureke mbabwire,
iyo uruzitiro rwasenyutse, uruzitiro rwasenyutse, imbwa n'imisega byose birinjira. Abakubahaga baragusuzugura. Y'uruzitiro wari wabona ahantu uruzitiro rusenyuka rwitwa icyubahiro, generali kaprara akamwambika amapingu, akamubwira ngo nta nubwo amubwira ngo jya imbere tugenda afande. Oya, uruzitiro rw'icyubahiro rwarasenyutse. Nigeze mbona umuntu umwe, wenda namwe mwarabibonye, uruzitiro rwitwa icyubahiro rwavuyeho. Umuntu witwa Kadafi, isi yose bamuvugaga bagakangarana, bamugenda bamukurura inyuma ku modoka. Uruzitiro rwagize rute? Rwagize rute? Rwavuyeho. Nzasenya uruzitiro runyukanyukwe, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ruzameramo amahwa n'imifatangwe. Kubera iki? Icyubahiro cyamurindaga cyavuyeho, ntabwo kigihari. Umva ijambo rikomeye, yavuze ngo nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa. Iri jambo uzi icyo rivuze? Bazakora, ariko ibyo bakora ntibazamenye iyo byagiye. Kubera iki? Imana yategetse ibicu, nta mugisha ukiza mu ngo. Abantu barakora, baracuruza, ariko kubera ko babaye abajura, bahora barira, bahora bataka, bahora baganya, bahora baboroga. Kubera iki? Si uko badakora, babyuka amajoro, barara amajoro. Ariko ikintu cyitwa umugisha warabuze. Barakora. Nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura, nzasenya uruzitiro runyukanyukwe. Nibwo muzababona batangiye kunywa inzoga ku karubanda. Iyo umuganije arakubwira ngo ariko sha, ngo ibyo bintu byanyu ni ibiki? Uzi imyaka maze nkijijwe, uzi impamvu Imana yasenye uruzitiro. Uzi kubona umuntu wari umukozi w'Imana, pasiteri, arimo yirenza amavide hepfo ahangaha hirya hariya, wanamubaza akakubwira ko nta cyaha kirimo, ahita akubwira icyanditswe. Uzi kumugusanga umuntu witwa profete yasinze yabongotse. Uzi gusanga umukobwa wari uzi mu rusengero wiyubashye, kumusanga yambaye ubusa ku gasozi yasinze. Nta yindi mpamvu Imana yasenye uruzitiro. Ariko reka nkubwire, garukiraho. Umva nshuti yanjye, garukiraho Imana itarasenya uruzitiro. Garukiraho Imana itarakinga ijuru. Garukiraho Imana itarakinga umugisha. Erega wivuga ngo urimo ufite akazi keza, iyo ntebe wicayeho hari abandi bayicayeho, uwo mwanya wicayemo hari abandi bari bawurimo. Ntabwo ari uko uri umuhanga kurusha abandi, hoya, ahubwo garuka Imana itarakinga. Nzakinga ijuru rigiye kugusha imvura, urugo ingo zizabamo imivurungano. Abana n'ababyeyi ntibazumvikana. Kubera iki? Uruzitiro rw'uburinzi rwarasenyutse. Hari ibyo binjije bitera Imana kubahunga, bitera Imana kubatera umugongo. Abantu babinjije ubutinganyi, ko nari nzi ko muzera inzabibu. Niki cyatumye mwera ubutinganyi? Niki cyatumye mwera kwikinisha? Niki cyatumye mwera igomwa, mwera umujinya, mwera kugambanirana? Niki cyatumye mwera amacakubiri? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ko Imana yari kwiringiye kuzera uruzabibu, kuzayubahisha, ikagucira inzira ukagenda, ikagucira inzira ukubaka,
ikagucira inzira ukagira urugo abandi byaranze. None uyu munsi umuryango wawugezemo, umugabo wawe na nyina ntibacyumvikana. Wahageze bumvikana, uhageze ukereye itiku ryitwa ko nyoko bukwa kuroga. Mabukwe ni umurozi koko. Ese wowe uri shyashya, umugabo wanjye mbona atankunda. Ese wowe uri shyashya, urara kuri telefone. Ubu haje iterambere, abantu basigaye basambanira kuri telefone. Kabwe ati mpamagara sha, agahamagara video corona, hanyuma mu gitondo akabyuka akajya kuririmba. Garuka, garukiraho. Imana iguha akazi, yari yiringiye kuzera inzabibu ukajya utanga icya 10, kandi ko kujya kukajyamo niko wahize, niko wabwiye Imana. Nzafasha abakene, ntabwo ngewe ntago nzarya icya 10. Mana nuncira inzira nkabona mvuye muri Afrika, mvuye iwacu ngiye mu mahanga, nzakora umurimo wawe. Ese ibyo wahize warabihiguye? Ese ibyo wabwiye Imana nibyo wakoze? Abantu babaye nka Ananiya na Safira, niko babaye, niko bameze. Ariko garukiraho, nzanywe no kuguhenda, garukiraho. Ongera wibuke, nyabuneka wibuke aho wavuye ukagwa, kuko nutabikora ugiye kubona akaga. Mbese uwo munsi bagenzi kuteye ubwoba, tangira none witegure Yesu. Reka mbabwire nshuti z'umusaraba, aya mamodoka dufite, aya mazu turimo turwanira, ibi byubahiro turimo turwanira, ibi byose umunsi wapfuye uzabisiga. Bazagushyira muri Helexi, nibakuha bazagushyira mu murambiranse, bakujyane bagushyingure. Bizaribwa n'utazi, uzaterurwa n'umuntu utazi, ntuzamubwira ngo ahunjyanye simpashaka. Bazagushyingura ahantu udashaka, ariko bahagushyire, kandi nyuma yaho hazaba urubanza. Reka nkubwire, amafaranga ntacyo azakumarira, iki cyubahiro ntacyo kizakumarira. Ni byiza kubitunga, ukabitunga wubaha Imana. Ngiye gusenga. Wasuzuguye abantu, usigaye utukana ku karubanda, kandi kera warabiziririzaga. Usigaye unywera inzoga ku karubanda, kandi kera warabiziririzaga. Wajuru, ariko nawe urabizi kutazarijyamo. Yewe Minister, garuka. Ndaguhenda ngo ugaruke. Erega uwo mwanya wicayemo n'intizanyo, nutawubahiramo Imana izawugukuramo hajye mundi. Aho mu nteko wicaye, nutawubahira Imana izagukura, Imana ishyire mundi. Garuka. Ibyo bitaruyoboye nutabyubahiramo Imana izabigukuramo ishyire mundi. Wibuke ko aho uri hari abandi bari bahari, kandi ntabwo wabarushaga icyubahiro, ntabwo wabarushaga amashuri. Ndashaka kugusengera, ongera wumvikane n'umugabo wawe, ongera ugaruke. Icyo Imana yagomba gukora itakoze ni ikihe? Hindukira, ongera ugaruke. Garuka. Reka mbabwire, uyu mwaka wa 2025 Imana ikeneye ko abantu bihana, Imana ikeneye ko abantu bakizwa, Imana ikeneye ko abantu bezwa, Imana ikeneye ko abantu basubira ku rufatiro, Imana irashaka ko abantu bababarirana bagasabana imbabazi. Uyu ni umwaka w'imbabazi, Imana iteguye kugiriramo abantu imbabazi. Garuka. Imana iteguye kukubabarira. Ndagira ngo dusenge. Se wafatanya nanjye tugasenga? Aho wicaye wafatanya nanjye tugasenga?
aho muri iyo sari wawe wafatanya nanjye tugasenga, ese wampamagara tugasengana. Imana irashaka kugaruka, nuhindukira Imana irigarura. Mana, mu izina rya Yesu sengera abantu bawe, natuye imbabazi kubazisabye, bagaruza ukuboko kwe kubugwaneza, uko bapfukamye, uko barambuye amaboko, uko buri wese arimo yihana mu mutima we. Mugarukeho, muhindukirire, murebana amaso y'imbabazi, maze uko arambaraye imbere yawe, za mbabazi zawe nyinshi zatumye utanga Yesu zimubonekeho. Kandi uyu mwanya buri wese ibyaha bye n'ibicumuro bye bitwikirwe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Nimero yanjye ni 07 82 29 83 48. 07 82 29 83 48. Shalom.